umubare w'ibitanda cyangwa se ubushobozi bwo kwakira abarwayi baruta abo twakiraga ubu ngubu, ariko tuzanongera imbaraga muri serivisi zimwe dutanga nk'ubuvuzi buhanitse bwerekeranye nk'uko mwari mubivuze, kubaga umutima, gusimbura ingingo z'umuntu, kuvura kanseri dukoresheje ibikoresho bitabaga mu Rwanda ubu ngubu nk'ibyo bita PET scan n'ibindi, ku buryo abantu twoherezaga hanze y'u Rwanda kugira ngo bivuze bazajya bavurirwa mu Rwanda. Ariko ikindi bizazana ni uko u Rwanda ruzaba igihugu abantu baza kwivurizamo, ibyo bita medical tourism. Ni ukuvuga ngo serivisi nyinshi abantu bashaka mu kindi migabane nk'Uburayi cyangwa se Amerika n'Ubuhinde bazajya bazisanga hano mu Rwanda. So dufite inzobere mu gutangira zaba zivuye hanze zidufasha kugira ngo twubake ubushobozi, ariko nyuma y'imyaka mikeya so tumaze kubaka ubushobozi butuma abavuzi, abaganga bacu b'Abanyarwanda bashobora kuvura izo ndwara nk'uko zivurirwa ahandi. Dufite abarwayi baza kwivuza bagataha, abo ngabo baziyongera nabo kubera yuko tuzongera umubare w'aho dushobora kubakirira kugira ngo bakore icyo bita consultation kubonana na muganga. Ariko igikomeye muri byo nuko tuzongera umubare waho babagira, ni ukuvuga ngo operating theaters cyangwa se salle d'opération. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuzongeraho amasale d'opération ageze kuri 12. Bivuga ngo dufite ubushobozi bwo kubaga abantu barenzeho, ariko tuzagira na ibyo bita amazu y'indembe, icyo bita ICU cyangwa se soins intensifs mu Gifaransa. Bivuga ngo abantu babazwe bashobora kujya kuruhukira ngo mu gihe bataraba stabilize kugira ngo basije kuba mu bitaro bisanzwe. Ibyo rero bizatuma dushobora kongera umubare w'abantu twashobora kuvura, kubaga, tugashobora kuba twakwakira abaruta abo dufite ubu ngubu, kandi tugafata n'abandi bavuye hanze. Twakira abantu bavuye mu bihugu duturanye, haba Burundi, Congo cyangwa se Congo Brazzaville, Gabon n'abandi, ariko n'abantu baza bizanye ntacyo twababwiye ko dufite cyo kubaha. Navuga ko nta marketing tubikorera, ariko nitumara kugira ubushobozi tuba dufite uburyo bwo kuba twajya gukora ku buryo abantu bose bamenya ko dufite ibyo bashaka mu byerekeye ubuvuzi hano mu Rwanda, noneho n'abandi bava mu bihugu bya kure bashobore kuza.